Haleluya, Kristo Yesu nakuzwe. Akanya nk'aka twongeye gufata akanya kugira ngo dusubize amaso inyuma, twibagize Sodoma na Gomora, ahubwo tuyoboke Imana. Twirinde bya bindi byatumye Sodoma na Gomora irimburwa. Ahubwo aka kanya twebwe dutangire mu nzira nshyashya zatuma tuyoboka Imana Data wa twese wo mu ijuru. Icyo twakora ni iki? Icyo twakora ni uko twakwishima tugakora ibinogeye Imana kandi bishimisha. Njyewe inzira mbikoramo ni iyi ngiyi: kuba nishimye, kuba nezerewe, kuba mpora mpimbaza Uhoraho, ni zimwe mu nzira zatumye menya Imana kandi nkahora nishimye iteka. Buriya iyo wishimye kandi uzi Imana uhorana umunezero. Ariko se ibaze nawe uhoranye ibibazo, uhora mu bitekerezo bidashira, urumva wazagera hehe? Icyo wakora ni uko wakwishyira mu mutuzo ukamenya Imana. Ndakwinginze muvandimwe, wowe uhorana ibibazo, wowe uhora mu gahinda, wowe uhorana ibibazo bya hato na hato, ibyo ngibyo nta hantu byakugeza usibye kukugeza mu muriro. Icyo nagusaba, kurikirana Imana niyo izaguha byose. Ibaza akanya nk'aka kuba wahawe umuryango ntubashe kuwitaho. Ibaze akanya nk'aka ngaka kuba ufite abana utabashije kuba warera. Ibaze akanya nk'aka kuba ufite umwana urimo wangara. Ese ni iki Imana yakureberaho? Ese izakurebera mu kunywa? Izakurebera kunywa amarukoro? Izakurebera mu kunywa ibiyobyabwenge? Izakurebera mu busambanyi? Ibyo ntabwo ari byo Imana izakureberamo, ahubwo izakurebera mu rukundo rwayo. Muntu twari turi kumwe rero twabanye, ndagusaba gukora subscribe,